Data mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere yawe twongeye gusaba imbabazi mwami w'abami. Ndasaba imbabazi ku giti cyanjye, ndasaba kuhagirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Reka ikintu cyose mwami kitakunejeje mu buzima bwanjye wongere ukimbabarire. Ndasaba imbabazi kubw'umuryango wanjye, ndasaba imbabazi mwami kubw'umugabo wanjye n'abana banjye n'abavandimwe banjye n'imiryango yabo nabo bashakanye. Ndasaba imbabazi mwami nk'umunyarwanda, ndakwinginze kugira ngo dukureho urubanza rwose twazaniwe n'ibyaha twakoreye kuri iki gihugu, kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Utubabarire mwami w'abami ibyaha byose twagukoreye muri kino gihugu, ibyangwa n'amaso yawe, aho twikubise ku gatuza tukakwimura. Utubabarire mwami w'abami ubusambanyi bwose bwakorewe muri kino gihugu, ubu tubabarire inzangano n'amashyari, ibibi byose byakorewe muri kino gihugu mwami ubitubabarire, akarengane k'uburyo bwose ukatubabarire. Ndakwinginze mwami aho twapfukamiye izindi mana tukaziramya, utubabarire nk'abanyarwanda. Ciye bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo, nifatanyije n'abandi bera hirya no hino, nifatanyije n'abakozi bawe, nifatanyije n'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo batakira iki gihugu, nguhendahenda mwami kugira ngo utubabarire. Amaraso ya Yesu Kristo atwuhagire, imbabazi zawe mwami zitubeho, udukize ikibi icyo ari cyo cyose, udukize kukwigomekaho, udukize kwibwira ko natwe turi Imana kandi twihagije. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, cishije umutima wanjye bugufi, sabira mwami no guca bugufi abanyarwanda twese muri rusange. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasabira imbabazi mwami abantu twese twitiriwe izina ryawe, aho twagucumuyeho, aho mwami twakiranutse ku munwa ariko ibikorwa byacu bigakiranirwa, aho twibaje ngo ninde utureba mwami w'abami, tugatinyuka amaso yawe, tugatinya amaso y'abantu. Utubabarire mwami w'abami, imbabazi zawe zitubeho, ubuntu bwawe butubeho. Amaraso ya Yesu Kristo atwuhagire, adukureho urubanza rwose umwana Satani yaba arimo kuturegesha muri kano kanya. Amaraso yawe yuhagire ubutaka twagucumuriyeho, amaraso yawe yuhagire iki kirere kirimo gihamya ibicumuro by'abanyarwanda. Amaraso yawe atwuhagire mwami w'abami, adukureho ikibi cyose, kuriganya kose kwabaye muri kino gihugu. Kutubabarire ubujuru ubwo ari bwo bwose, umuntu wese waba warahemukiye undi, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaguhendahenda kugira ngo udukize. Ijambo ryawe mwami ryatubwiye ngo nitugusaba imbabazi ngo iminsi yo guhemuka irabona ukwiza, nitureka ibyaha byacu niduhindukira tukabireka ngo iminsi yo guhemuka irabona ukwiza. Ndagusaba imbabazi mwami w'abami n'itorero ryose mwami ryo muri Afurika, ndakwinginze kugira ngo utubabarire abitiriwe izina ryawe muri Afurika. Utubabarire abakozi bawe mwami bagucumuyeho mwibanga, bihisha amaso y'abantu ariko batatinya amaso yawe. Utubabarire mwami, ndasaba imbabazi kubw'itorero ryose mw'isi muri rusange. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire ibicumuro byacu, utubabarire ibyaha Satani arimo aturegesha, utubabarire aho yoheje imitima yacu kugira ngo imbaraga ze zibone uko zidukoreraho. Utubabarire mwami icyuho cyabonetse bigatuma ibitambo bingana gutya by'amaraso y'abantu bimeneka. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utugirire ubuntu. Ndakwinginze mwami kugira ngo gusenga kwacu kumvikane imbere yawe, iki kirere kidufungukire, maze iminsi yo guhembuka ibone ukwiza. Uwiteka we ngo niduca bugufi tukagutakira ku manywa na nijoro, uzumva uri mu ijuru udutabare kandi udukirize igihugu mwami w'aba. Ijambo ryawe rimbwiye neza ngo si wowe ntuzarushaho kurengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Mwami ndagira ngo wumve gutaka kw'abantu bose, abakwizeye, abakwerekejeho amaso, abari baragutaye bakugarukiye, abaguhozaho umutima batigeze bagukuraho amaso, ab'inshuti zawe, ab'inkoramutima zawe. Ubumva Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi ugirire igitambo kimwe rukumbi cya Yesu Kristo ku musaraba. Ndakwinginze kugira ngo tugirire ubuntu mwami, nta kindi kintu tuje kurata, tuje kurata gukiranuka twaboneye muri Kristo, gukiranuka twaboneye mu maraso. Twegereye iyo ntebe y'ubuntu mwami tudatinya, turabizi ko ukicaye ku ntebe y'imbabazi, turabizi ko ukicaye ku ntebe y'ubuntu. Si iminsi mwami yo kurimbura isi, mwami urakicaye ku ntebe y'ubuntu, urakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ndakwinginze mwami kugira ngo twumvire kuri iyo ntebe y'imbabazi, maze utugirire ubuntu. Intebe y'urubanza ntiragera mwami, haracyari intebe y'ubuntu n'imbabazi nyinshi. Ndakwinginze kugira ngo utwemerere mwami w'abantu, wumve gutaka kwacu, maze udukize iki cyago, maze mwami iminsi yo guhembuka iboneke. Iminsi yo guhembuka niboneka, imiti iraboneka, ingingo ziraboneka, ndetse kireyuka kiveho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami tuguhaye icyubahiro, mwami tugushyize hejuru. Mwami turavuga gukomera kwawe hejuru y'amazina y'abakomeye, turavuga gukomera kwawe hejuru ya siyanse n'ubuhanga, turavuga gukomera kwawe hejuru y'abanyacyubahiro b'uburyo bwose, turavuga gukomera kwawe hejuru y'abami b'iyi si, turavuga gukomera kwawe hejuru y'abaperezida b'ibihugu bikomeye, turavuga gukomera kwawe hejuru y'umunyacyubahiro uwo ari we wese. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Reka amavi yose mwami agupfukamire, indimi zose zature kuri umwami. Mwami duciye bugufi tukugarukira, nawe utwemerere mwami tugarukire. Erega ni kuvuga ngo nitugaruka nawe
uzatugarura. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze kugira ngo tugarukire maze udukize umubi. Umwanzi ye kutwivuga hejuru, nongeye gutwikiriza amaraso Yesu Kristo. Abanyarwanda bose muri rusange abarimo kugutakira hirya no hino nibarindwe Mwami, usohoza isezerano ryo kurindwa wavuze ku buzima bwabo. Ndasengera Mwami abatuye isi hirya no hino, amaraso yawe nabatwikire. Nanze urupfu rw'ubu buzima bw'inzirakarengane, nanze kumeneka kw'amaraso uko ariko kose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe natwikire ibi bihugu byose byibasiwe Mwami n'iki cyorezo cya coronavirus, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe natwikire Uburayi, amaraso yawe natwikire Amerika, amaraso yawe natwikire Afurika, amaraso yawe natwikire imigabane yose y'iyi si, maze iby'umwanzi Satani arimo arekarama abibure, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndatwikiriza amaraso yawe ubu butaka Mwami, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikirere gitwikirwe n'amaraso yawe, imigambi y'umwanzi Satani iburirwemo, imigambi y'abakozi be iburirwemo, ibikorwa by'umwanzi Satani byose, ibitambo byose bisaba kumeneka amaraso, ibyo bitambo byose ndabihinduza ubusa amaraso Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, reka Mwami tugirire ubuntu maze iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Nongeye gusengera abanyarwanda bose Mwami, aho bari mu mago yabo. Ndasenze Mwami kugira ngo wongere kwizera mu mitima yabo. Abafite ubwoba ubahe gukura amaso yabo kuri ibi bihe, ahubwo berekeze kuri wowe, kuko uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite uko igenza ibihe, uri Imana igenga ibihe, uri Imana itegeka buri kintu cyose. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo bongere bige kukwiringira, bamenye neza ko ubuzima bwabo buri mu kiganza cyawe, ngo kandi nta muntu ubasha kubuvuvunduramo. Iyo tubumbatiye Mwami, iyo dufashe amaboko, nta muntu n'umwe abasha kudukura mu kiganza cyawe. Ndasabira Mwami ababyeyi bahangayikiye abana babo, bibaza ngo ejo bazarya iki, ejo bizagenda bite. Uri Imana iteka igira gisimbura, ijya yibonera intama y'icungu. Ndakwinginze Mwami kugira ngo ushyireho uburyo kandi ukoreshe twebwe twese Mwami, kugira ngo turihindukire, turebe no ku baturanyi bacu, turebe no ku bavandimwe bacu, dukoreshe mu buryo butandukanye, kandi wiyereke ubwoko bwawe. Kandi Mwami nongeye kuguha icyubahiro, ngushyize hejuru, izina ryawe nirihimbazwe. Nta yindi Mana twunamira, nta yindi Mana dupfukamira, nta yindi Mana dushyira hejuru, ni wowe wenyine Papa. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ikwambike imbaraga, Imana igushoboze. Iyi minsi uyishyire ku ruhande. Abakristo benshi n'abakozi Imana benshi barimo barategura iminsi bibaza ngo se nuwe munsi nk'abanyarwanda twaraho dusenga. Uwo munsi nuwugeraho ntuzavuge ngo si mu itorero ryanjye cyangwa si mu idini ryanjye, ahubwo nawe uzawukurikize. Twiyirize, duhamagare Imana. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.